Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2026 mbone no kwifuriza bonane nziza, intangiriro nziza z'umwaka mushyashya 2026 uzababere umwaka w'amahirwe muri byose. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard ya mining ya P Network, harimo ripoti ya 2025 cyangwa y'umwaka washize 2025, ariko nanone kandi nanone kwa timu ya P Network ikagaruka yifuriza umwaka mushyashya 2026 abapayina cyangwa abanyamuryango babarizwa muri projet ya P Network. Turagaruka tugendeye ku bikorwa byabaye mu mwaka wa 2025 cyangwa tugende no kuri ritangazo kwa timu ya P Network yaduhaye. Mu by'ukuri ibyabaye muri 2025 cyangwa mu mwaka wa 2025 habayemo ibintu byinshi cyane byiza cyane muri umushinga wa P Network, ariko ushaka kwibaza ngo ese muri 2026 cyangwa muri uyu mwaka twamaze kwinjiramo hazabamo ibikereka dusa n'abanyuza amaso muri update ku timu ya P Network yaduhereje. Nanone turebe, ndagira wenda tubangukiranye cyangwa twihutishe igihe cyangwa dukoreshe igihe neza. Muri 2025 habayemo second investment ya CD Game, ngira ngo iryo tangazo mwarabibonye. Habayeho na first investment muri Open Mind, ngira ngo twabonyemo n'uburyo ki cyangwa n'uburyo bushyashya kuba timu ya P Network cyashyize imbaraga mu kwihutisha ibikorwa by'ama KYC, aho bongereyemo artificial intelligence yiteguye gukora ku kigero cya 50% ndetse n'abapayiniya cyangwa na kuwa timu muri rusange cyangwa n'abavalidators nabo bakagira uruhare rwa 50%. Ibyo ngira ngo mwarabibonye. Hanyuma twanabonye madamu wa Nicolas yitabira inama yabaye ku itariki ya mbere ndetse n'itariki 2 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2025, aho yavugaga kuri token 2049 muri Singapore. Ayo makuru nayo mwageze ute? Mwarayabonye. Mu guteza imbere n'ifaranga koranabuhanga ndetse no kuva muri web 0 tugira muri web 1 no muri web 2 tunitegura cyangwa twinjira no muri web 3. Ibyo byose ngira ngo mwarabibonye muri uwo mwaka wa 2025. So muri 2026 dushonje duhishiwe cyane ko n'amadaps ari yatona uyu munsi wa none muri ecosystem za mining ya P Network. Uyu munsi wa none ashaka kuhagera mu 3,000 gutyo, aho uzajya wenda utega indege cyangwa ushaka gushipinga cyangwa ushaka guhaha cyangwa ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose ukabanyura muri ecosystem za mining ya P Network ukaba wakishyura ukoresheje amapi. Ibyo byose byatangiye kuvuka cyangwa byatangiye kuba updated muri ecosystem z'uyu mushinga wacu wa P Network muri uyu mwaka wa 2025 urangiye. So ushaka kwibaza ngo ese muri 2026 twitezemo iki? Ariko nanone mu ntangiriro z'uyu mwaka cyangwa mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026 murabizi ko kuwa timu cyangwa ubuyobozi bw'umushinga wa P Network bwatwijeje neza ko abantu mwese mwakoze cyangwa mwagize uruhare rukomeye mu kwihutisha ibikorwa bigendanye n'ama KYC by'abapayiniya. Ibihembo biteganyijwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026. Si ibyo gusa, ngira ngo uyu munsi wa none ushobora kujya muri dashboard ya mining ya P Network ugakanda kuri 2025 review cyangwa ukareba P wa mininze nk'uko mubibona ahangaha, cyangwa ukawagira ute wareba abantu wemvise cyangwa n'iminsi umaze umininga cyangwa ujoininze iyi projet ya P Network. Ibyo byose birimo uyu munsi wa none ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nimba aribwo bwa mbere ugeza no kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugiye tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV ya uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibone
uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko burya ikintu cya mbere ni amakuru. Ngira murabizi neza ko hari abantu benshi basigara inyuma cyangwa usanga bakererewe cyangwa bahombye bitewe no kutamenya amakuru cyangwa no kudakurikiranira amakuru ku gihe cyangwa mu bantu ba mbere. Yes, nk'uko mubibona ahangaha tugeze muri chati ya rya faranga ryacu rya Pi Network. Uyu munsi wa none ku ma echangerie yamaze gukora ama KYB riri kuri 0.2 by'idolari. Wenda tuvuge ati dutangiye umwaka, uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. uyu munsi wa none iri kuri 0.2 by'idolari, ariko dushobora kugera nko kuri 31 Desembre cyangwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 turi gufunika uyu mwaka mushyashya dutangiye, uri nko kwibona mu madolari 100 hano kuri echangerie. Nicyo cyiza cy'ifaranga koranabuhanga, cyane cyane n'amafaranga bagaragara cyangwa bigaragara ko ahinduka, cyane ko no muri ecosystem ya Pi Network dushonje duhishiwe ari amadaps igihe yatangira gukora. By'umwihariko uyu munsi wa none uri kubona ko Pi iri kuri 0.2 by'idolari. Birashoboka ko na cya giciro cya GCV 314,159 by'idolari cyazemezwa kikaba confirmed kigatangira kigakora muri ecosystem za mining ya Pi Network, cyangwa kigakora nk'ifaranga rya nyaryo ryemewe ku isi hose. Ngira ngo mwabonye ko igikorwa cya mbere cy'ama KYC cyo cyaratunganye, igikorwa cy'ama KYB nk'uko ubona aya ma echangerie yamaze gukora ama KYB cyangwa yamaze kugenzuza ama business cyangwa imyirondoro y'aya makampani yabo, kuba timu ya Pi Network ikabemerera gucuruza cyangwa kuba ya trading rino faranga rya Pi Network ku ma echangerie. Icyo nacyo cyarabaye. Hanyuma igisigaye ni kigendanye na KYG, nacyo cyagiye gikunda mu bihugu bimwe na bimwe, uretse ko bitaraba confirmed cyangwa bitaragera ku mwisho 100%, ari nacyo kibura kugira wenda rino faranga rigenzurwe cyangwa ryemerwe n'amaguverinoma ku buryo amaleta aryemera nk'ifaranga rya nyaryo cyangwa nk'ifaranga ryatangira gukora mu isi hose nk'ifaranga rya nyaryo. nk'uko uyu munsi wa none ubona ifaranga rya Bitcoin rikora, ifaranga rya BNB, ifaranga rya Bitcoin, amafaranga nk'ari yakomakomeye uyu munsi wa none tuzi y'ikoranabuhanga cyangwa ku ma echangerie akomeye. Pi Network nayo nirwo rugendo irimo na nirwo rugendo yatangiye, kandi ntabwo aribwo ibitangiye uyu munsi wa none, ni ibintu bimaze iminsi, cyane ko ubuyobozi bw'umushinga wa Pi Network bwifuza ko irari ifaranga ryazakoreshwa n'isi yose nk'ifaranga rya nyaryo, kandi mu bikorwa ibyo ari byo byose byo ku isi bikeneye ama service. Ukaba wakora nimba ari gutumiza ibintu cyangwa nimba ari guhaha ibintu cyangwa nimba ari gushopinga, byose ukishyura ukoresheje iri faranga ryacu rya Pi Network. So dutangiye umwaka rero riri muri 0.2, navuga ngana na ahantu heza, ni n'amahirwe kuribona cyangwa kubona iyi projet muri 0.2 by'idolari, cyane ko ejo cyangwa ejo bundi cyangwa uko natangiye mbibabwira ku musozo w'uyu mwaka, uyu mwaka ushaka kurangira uri kwibona mu madolari 100. Ni ibintu bishoboka cyane, cyangwa ugasanga n'aya madaps yatangiye gukora muri ecosystem za mining ya Pi Network, ugasanga uri kwibona mu madolari cyangwa mwakira giciro $314,159 by'idolari. Uyu munsi wa none rero ni ukwiye gufata umwanzuro, ni ugomba kumenya uburyo ki utangira umwaka cyangwa usetting ibintu cyangwa utangirana n'iyi projet ya Pi Network. Ndi gusoza, hari abantu bakeneye amafaranga bagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, waba uri muri Malawi, waba uri Zambia, waba uri Mozambique, waba uri Burundi, waba uri Uganda, waba uri Kenya, waba uri muri Congo, waba uri mu Rwanda, waba uri ku mugane w'Uburayi, waba uri Canada, Argentine cyangwa muri Aziya cyangwa Australia, aho waba uri hose ukeneye amafaranga, izo serivisi turazigufasha no kuri Mbarusha Mining TV, kandi tukakwishyura amafaranga akakugeraho ari amafaranga yo mu gihugu cyawe urimo. Utwandikire rero nanone nimba ufite Pi cyangwa Sidra cyangwa Ruby cyangwa Bitcoin cyangwa ama BNB cyangwa ama Ethereum,
ushaka kuyavunjamo amafaranga yo mu gihugu cyawe ugatangira umwaka ufite amafaranga, utwandikire. Izo serivisi turazigufasha tuguhereze amafaranga, kubera ko mu byo dukora nabyo ibyo ngibyo birimo. Ndi gusoza mbashimire cyane, nkomeze kubifuriza intangiriro nziza z'umwaka mushya muhire w'2026. Turabakunda cyane, turi kumwe 5 kuri 5.